Mwawe ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV, ikiganiro kibagezaho inyigisho zitandukanye ku buzima bwacu bwa buri munsi, umuco, indangagaciro n'ibindi bidufasha kurushaho gusobanukirwa ibintu bidukikije. Ndabashimira mu buryo mukomeje kudukurikira no kudushyigikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko kandi ifite ubusobanuro bwimbitse mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no ku bantu benshi. Turavuga ku busobanuro bwimbitse ku ibara ry'umwihariko, tukaba tugiye kwibanda ku ibara ry'ubururu. Muri iki kiganiro murakigezwaho nanjye Ndahiro Clementine. Nshuti bakunzi b'ikiganiro, ni ibara rikunze kugaragara cyane mu bidukikije, mu kirere, mu mazi ndetse no mu myambarire y'abantu batandukanye. Ubururu bufatwa nk'ibara ry'amahoro, ituze, ubwizerwe n'ubwenge, ariko kandi rifite ubusobanuro butandukanye bushingiye ku muco no ku myumvire y'abantu. Bakundwa mu buryo bwa siyanse, ubururu ni ibara riboneka mu murongo w'amabara y'urumuri rugaragaza riri hagati y'icyatsi n'umutuku. Mu buryo bw'urumuri, ijwi ry'ubururu rikunze kugaragara cyane mu kirere cy'umunsi ndetse no mu mazi y'inyanja y'ibiyaga. Ibi bituma rifatwa nk'ibara rihuza abantu n'ibidukikije, binini kandi bituje, bigatera kumva ituze n'umutekano. Wow! Nshuti zanjye, mu mico myinshi yo ku isi, ubururu bufatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro n'ubwizerwe. Ni ibara rikunze gukoreshwa mu nzego z'ubuyobozi, mu miryango mpuzamahanga ndetse no mu mishyikirano cyangwa mu mashyirahamwe ashaka kugaragaza ubutabera, ubufatanye. Ubururu bufatwa nk'ibara ridafite ubushyuhe bukabije cyangwa ubukonje bukabije, ahubwo rifatwa nk'iritanga ituze n'uburinganire. Mu mico nyarwanda no mu mico y'Afurika muri rusange, ubururu bushobora gusobanura ibintu bitandukanye bitewe n'aho babukoreshwa. Nubwo atari ibara gakondo ryari rikunzwe kugaragara cyane mu myambaro ya kera, ubururu bwaje gufata umwanya ukomeye mu buzima bwa buri munsi binyuze mu myambarire igezweho, mu mitako, mu bikoresho bitandukanye. Ubururu bukunze gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza butuje mu bwitonzi. Mu myambarire, ubururu ni ibara rikunda cyane abantu batandukanye kuko ritanga isura ituje kandi y'ubwizerwe. Umuntu wambaye ubururu akenshi agaragara nk'ufite ituze, ubuhanga, ubushishozi. Ni ibara rikunze gukoresha mu myambaro y'abakozi, abiga ndetse n'abakora imirimo isaba kugaragaza ubunyangamugayo. Ubururu bwijimye, dark blue, cyane cyane bufatwa nk'ikimenyetso cy'uburemere, icyubahiro mu gihe ubururu bworoheje, light blue, butanga kumva amahoro n'ituze. Mu mitekerereze y'amabara, ubururu bufite isano n'ubwonko, butekereza neza, ituze ry'umutima no kugabanya stress. Abashakashatsi bamwe bavuga ko kubera ubururu cyangwa kuba ahantu harimo ubururu bishobora gutuma umuntu agabanya umuvuduko w'umutima kandi akumva atuje. Niyo mpamvu ibitaro bimwe na bimwe, ibiro ndetse n'ahantu ndetse n'ibigo by'amashuri hakunze gushyirwamo ubururu kugira ngo
habeho ituze n'umutekano n'amarangamutima. Mu rwego rw'ubucuruzi, imenyekanisha bikorwa, ubururu ni ibara rikoreshwa cyane mu bigo bishaka kugaragaza ubwizerwe, umutekano. Ibigo byinshi by'imari, ikoranabuhanga n'itumanaho rikoresha ubururu mu birango byabyo kugira ngo bitange ubutumwa kuko abakiriya bashobora kubyizera. Ubururu butuma abantu bumva ko hari ituze, gahunda n'ubunyamwuga mu byo bakorerwa. Mu buzima bwa buri munsi, ubururu tubona ahantu henshi hatandukanye: ikirere cy'ijoro cyangwa cy'umunsi, inyanja, ibiyaga, imyenda, imodoka ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byose bishobora kugaragaza iri bara. Ibi bituma ubururu bumera nk'ibara rikuza abantu n'isi ibakikije, rikabibutsa ubuzima bw'ibidukikije. Mu rwego rw'ubugeni, imyidagaduro, ubururu bukoreshwa cyane mu gutanga ubutumwa bw'amarangamutima atuje. Abahanzi bakoresha ubururu mu mashusho, mu mafoto no mu bihangano byabo kugira ngo berekane ko amahoro n'ituze cyangwa uburemere bw'inkuru. Mu mafilimi, ubururu bukunze gukoreshwa mu mashusho y'ijoro cyangwa ahantu hatuje kugira ngo hatangwe umwuka wihariye. Mu marangamutima y'abantu, ubururu bufatwa nk'ibara rifasha gutuza umutima no gutekereza neza. Iyo umuntu ari mu mwuka w'ubururu, ashobora kumva yisanzuye, atuje kandi afite amahoro yo mu mutima. Ibi bituma rifatwa nk'ibara ryiza mu bihe byo kuruhuka, gusenga, gutekereza cyangwa gufata imyanzuro ikomeye. Nubwo ubururu bufite ibisobanuro byinshi byiza, hari aho bushobora no gufatwa mu buryo butandukanye. Mu mvugo zimwe na zimwe, ubururu bushobora guhuzwa n'agahinda cyangwa kwigunga, cyane cyane mu ndirimbo cyangwa ibihangano bishaka kugaragaza amarangamutima akomeye. Ariko ibi ntibisobanura ko ibara ubwaryo riri, ahubwo ni uburyo bwo gukoresha mu gutanga ubutumwa runaka. Bakundwa, mu gusoza turavuga ko ibara ry'ubururu ni ibara rifite ubusobanuro bwagutse kandi bwimbitse. Rishobora gusobanura amahoro, ituze, ubwizerwe, ubwenge, umunyamwuga n'ubwiza butuje. Ni ibara rihuza abantu n'ibidukikije, rikabibutsa ko ubuzima bukenera ituze, ubwumvikane n'uburinganire. Gusobanukirwa ibara ry'ubururu ridufasha kurushaho kumva uburyo amabara atari amabara gusa, ahubwo ni uburyo bwo gutanga ubutumwa bw'imbere mu mutima w'umuntu no mu muco we. Buri bara rifite icyo rivuga, kandi ubururu budufasha kwibuka ko amahoro n'ituze ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane kuba mwakomeje gukurikirana gahunda yanyu Ineza. Mwari kumwe nanjye Ndahiro Clementina. Mukomeze gukurikirana Danis TV ku nyigisho zitandukanye zubaka kandi zidufasha gusobanukirwa neza ubuzima n'ibidukikije. Murabeho kandi mugire amahoro n'imigisha. Shalom.